yabahamagaye akabasigira gusiga kuvuye mu ijuru Imana ibagirire neza. Abana Goma abona bahakurya Pasiteri Rukamurwa famille wacu yari Gisenyi n'abandi benshi. Pasiteri Bana Goma arakoze Imana ibahereze umugisha. Abakristo bose muri rusange nta kumutagize ntacyo dufite twubaha, ariko imirimo myiza mwakoze Imana irakuremerwa tibagirwa iravuga idasamara ntiyangane zabatura ibyiza hano mu isi mw'ijuru muzohabwa ikamba. Turabashimiye byuzuye. Abakristo bose muri rusange sinavuga ngo iri torero musige ririya abaraje muri kuri yagije mwifatikanye natwe n'umuryango mwiza, muri abantu beza. Abakristo barabashimiye cyane, barabashimiye uvuye ku mutima. Umwami Imana abahumisha abantu babaye hari mu rugo, abiriwe abaraye abagize icyo bakoze batanze ibyabo, Imana ibahezagire cyane. Ndashimira umuryango w'abasinzira bacu tuvukamo, ariko ndashimira n'umuryango w'umasoko batubaye hafi, batanze uburyo bwabo, batanze ubushobozi. Twarabanye buri mwanya, basaza bacu bari mu Rwanda babona uko baza, ariko baratwigishije. Uyu mugabo ariko isi mukuru wanjye rero n'abake abantu ni benshi aha ngaha. Turabashimiye cyane, turabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Abana bato muri rusange Yesu ababarire neza. Batinze ariko murihangana tugiye kurangiza. Uyu mudamu ni mubyara wanje. Njye nagiye kumushaka, sinari ndiho rwo gushaka, ariko nari mvuze nafite imyaka 23, ariko bwa ruguru ab'imyaka 17 bari barashatse bakavuga batari ko wabaye kuti ni ibiki. Hano mukecuru akambwira ati genda hariya umusange umwana wa musaza wanje kugira ngo umwana niwe uhawe umuza. Genda hariya umusange umwana wa musaza wanje ufite kumwumviriza ahangaha. Arampata ndagira ngo ndatekereza ahandi pi, ndagira ngo ndarema mu gatanu mbere ko ndabona abandi. Genda hariya kwa musaza wanje. Arampata ndaruhaga ndagenda gushakana n'uyu mudamu. By'ukuri uriya musaza ni data w'ubukwe mu Biyomba. Nari ngaho ariko hari ikintu cyiza yakoze, yaravuze ati ubwo waje gushakira hano mu rugo abatunganya hano iwanje, Mungu uzokwa nguhaye inka. Uwo muntu anakuye yaragiye hirya arasubira kandi aramba ati iyo ngiyo uzamukwa nayo. By'ukuri turashima cyane umuryango mwiza abatawuzi, ahubwo ndashima Imana ko muvuka muri uyu muryango. Mubona hariya abantu basaza bose bicaye hariya n'ababyeyi ba Muyomba
n'aba bana nabo n'abishwa babo twaravangitiranyije nabo cyane. Turabashimira. Umusaza yararwaye, nta gitangaza twakora kuko n'abandi ntacyo babonye. Bararwaje kugira inama muza kubaza abantu batanga uburyo kugira inama muza gutora ku bantu ariko bikanga bakagenda kuko natwe twabigenje. Baheruka ahangaha twabuze imiti hano tukaganira nawe agiye gutaha tumaze kugura imiti muhereza $200 ngaho ugiye gutaha aranga umusore ajyana ifaranga zike umuntu azashaka tubindi aratunanira yewe genda twawujumire aranga umuntu azakeneye fata mudukeya atera intambwe turamwiyorera ko bizamira. Twabanye neza, ndamushimira by'ukuri umubyeyi wacu. Twabuze umubyeyi, turabashimira ko mwaje kugira ngo tubona aho turira n'abatose. Kubabona rero byatumye twongera izindi ntege mu kurira kubera ko twabonye abantu dukunda. Iyo tutababona twari kurira gutya, ariko kandi intege zo kurira twazikuye ku kuza kwanyu kubera ko twifatikanije namwe umubabaro twagiye tugira. Imiryango yose iri ahangaha turabashimiye cyane. Turashimira iwabo wa umukecuru cyangwa mabuwe kumwariya na mabuwe wundi tumuna wiwe kumwariya nabo kwa marume marume huyu mudamu. Umuryango utuba hafi cyane, abantu usangira byose tubana hafi. Umukecuru mwihangane nakuye muzehe hano mugeze Kigali muhereza beza amujyana iwabo mu rugo baramujyana kureka indege avuyeyo aragaruka nabo baguma kugerageza n'uko bashoboye bagenda kureba iwabo. By'ukuri ntabwo bazi. Turashimira abantu bose batubaye hafi, abari kure n'abari hafi, abagize icyo bakoze, icyo batanze. Nta miryango umwe twarabashimiye cyane, nubwo mwabonye twarize ariko turakomeye mu by'ukuri. Papa sinabasha kumuvuga cyane ko arandenze umutima wanje. Papa yaratureze, papa arasa nkaho yari yaratubuze ariko ngo atubone araturera neza cyane. Papa yaradukunze kandi buri muntu wese akunda abana be, ariko ndatekereza urukundo papa yadukunze kumva ni runini cyane. Yaratureze papa dukunda cyane. Ejo narize ko mu rugo rwa data nta munsi arankubita, nari ngira n'ubwoba bwinshi cyane, ariko nta munsi papa yankubise. Papa yanyeretse urukundo rwinshi cyane. Icya mbere navugaho papa yakundaga Imana. Papa yakundaga Imana cyane, noneho ukabona nkawe yarushije nk'abandi, sinzi ukuntu nabivuga, agakenera mu bwo ayikunda ariko natwe tuyikunda.
ndabishimiye kandi ntazongera kuvuga papa. Ndashimira abantu bose bakundaga papa, ndabashimira, Imana izabahungisha. Ndashimira n'umuryango wacu wabyinshi, bamaze kumva ko papa yapfuye baradutabaye. Ndashimira abaturagoma bose baradutabaye. Ndashimira abanyagahwera barwajije papa. Mu Gahwera ntabwo twigeze twicuza ngo twarahagiye, je nahagiye nkiri umwana, ariko nta munsi twicujije. Twabanye n'abanyagahwera neza, bamwe mbazi nka ba data wacu, abandi nka basaza banje. Ndabashimira cyane. Ndashimira mama yabanye na data neza, nta munsi nigeze mbona mama aratongana na papa, babanye neza cyane. Ndabashimira, Imana ibahungishe. Ndashimira abana ba mama. yari umugabo w'umuryango uzi ukora mu buryo bwose bw'ubwitange. Rero turamushimiye. Iyo ni imirimo Imana izireba kandi izagororera n'iyindi yose yakoreye mu itorero, yakoreye abandi bantu, abaturanyi